reba igikomera afite ese uragira ngo nkore iki bureki akanya kamwe urahinduka ukanyereka ko kwitekerezaho afungiranye mu cyumba uza ari gukora ibiki aka kanya yiyahuye wambwira ngo iki Fabio uhari uri muri uru rugo se we ntiyakunze ubuzima bwo urumva yakiyahura nimba bukunze kingura hari yamuvugiye nise mfite urufunguzo ko yifungiranye ari nawe rero reka nkubwira uramvanga mu mutwe ukancanga mu gihe akanya kamwe mba nzi ko turi kumwe warangiza ukanyihinduka ukazanaho uburakari uzi ibintu wakoze ariko nakoze ibiti ni njye wamurashe se niwe nyatabari niwe witambitse ntago ngiye nari mfite gahunda yo kurasana nyine ariko yarabibonye ko isasu ryaturutse muri wowe mwinjiramo kandi urabizi neza ko twari tukiri kumuganiriza yari atarafata umwanzuro wo kugukunda neza aka kanya rero agomba kwitekerezaho tukamureka akabanza agafata umwanya ibintu byose nabishyize ku murongo ibyangombwa byose ndabifite Anita nkuko mwamunyemereye ubaka kanya ndamukeneye ariko nyine nta wamukwaza ndashaka kumujyana ajye kwivuriza mu Bwongereza yomba iyi mikino yahaganda irabi ahubwo ni iyihe mikino basi none ngo nupoma urugi umutera urushinge umujyane ngiye ariko narabyanze ngiyewe sinkuri inyuma ngikorere nyine ariko wakabaye nibura umuretse nibura nk'iminsi ibiri basi ibi bintu muri kubitwara gakeya ntacyo ntakoze buri kimwe cyose ibaze none naho ngezaho mina amaraso kubera umukobwa none uri kumbwira ngo arafungiranye ibintu byo kumbwira ngo arafungiranye nta nubwo ngiyeho aka kanya nshaka kubyumva ndagiye ariko ningaruka unyitege twumvikane Fabi twumvikane utuza ko ale umva nkubwire erega ngewe reka nkubwire urabizi ko nta wundi muntu Anita yabiremewe ni ale ariko kumbwira ngo uragiye urongera kugaruka ndabizi wazuzanye Fabio urabizi icyo nshoboye gukora babarira mwituma nongera gusubira mu bihe mazemo iminsi ngaho ndebera wa mujinya wawe ugirane ariko se sinabikubwiye neza nkabigusobanurira warekeye aho ko reka nkubwize ukorane reka kurakara ureka kuzamura umujinya wawe kuko icyo wakora cyose ndakizi kandi none wumva n'uburyo ubutangiye kubinshyiramo kandi uzi ko ndi ku ruhande rwawe none ubu mbishyire kurinde nyine ndabyumva ariko nawe muhakanya ni umuntu afite igikomere sibyo mu gihe nta kindi kintu twabasha gukora aka kanya yitekerezeho nibura agahe gatoya none ubundi uzaza ukora ibyo ugomba gukora ariko kumbwira ngo uragiye ugiye kongera kugaruka ubu ndabizi wazuzanye intwaro ugasanga uranyise kandi nta n'ikintu nageze ngo arebe ukuri ko Imana ujya umbabarira reka kurakara ushyira umujinya wawe ushyire hasi ubashe kuwukontorora sibyo ubundi mwanjye Fabiola uri mu nshingano zo kugira ngo Anita babane genda bikurikirana ariko reke kurakara cyangwa ube wakongera kugaruka ufite intwaro kuko buriya nanjye ntinya gupfa Fabi nimba ubitinya kora icyo ugomba gukora kuko ngewe arubona ubu nanjye nta mutima mfite buri kimwe cyose ndagifite ariko igikurikiraho nuriya mukobwa nkamujyana nkuko rero utinya gupfa nta muntu utabitinya nanjye urabizi neza ko ndabitinya nubwo ubona nabikora nakora buri kimwe cyose uko ntinda hano gato cyane nko kutogana na mimire bagize nigeze ntongana nawe se uretse kumubwiza ukuri ngo nkamuga ngo nabyuke mu buriri bwe ave mu ntebe zacu areke kuzisajisha ariko umuntu yakirirwa guhera saa 2 kugeza saa 2 z'ijoro aryamye mu ntebe ubundi ubwo abatekereza iki ntebe ko ari sare mu ruganiriro abantu bicaramo bakaganira naho baryama umuntu aratambuka mureba agacana mureba agaruka mureba wagira ngo yabaye security mubona izi nturumbutse zawe z'abagore bawe uba waranteje ugenuvira ariko ntabwo ari inturumbutse nanone nawe ntugakabye inturumbutse ni inturumyi ni kimwe nawe mwese muri ingegera imbere rugema sha waramburabuje nta kutangiza ariko nanjye hari umunsi ibintu byose wankoze nzakucinyira kurwara ntinda ugiye mbagane na mamiri bagize hanyuma se waretse nkumva ibyo muvuga ariko se wakihanganye kumva iki wakumvirije wumva iki ngaho sigara na madame kadamu busaba uri kunyumvira mamiri wihangane rega jya wihangana nibyo nakubwiye nyine gusa kamere rega ntikurwa na reka
kurihanganisha nyine urihangana ndabizi yagira akarimi kabi ngaho nyumvira uburyo utangiye kunsebya uko ngiye yumvira uburyo utangiye kunsebya imbere y'umugore wawe ngira akarimi kabi gute ngaho nyumvira ukuntu uri kunsebya ariko uri kumva n'amashitani y'ahangaha atangiye kubona ngiye utangiye kunsebya ariko se wagiye mu cyumba cyawe izo n'uruzo mu cyumba cyawe wenda mu cyumba cyawe nta soni ibintu nicyo cyagushobora wararwishigishiye hagarara urusome uzakoma ariko ntumenya wajya wihangana nawe ibyo mba niba kukubwira ariko sinyihanganisha mpande ndabizi dufitanye ibibazo dufitanye urubanza ariko twabikemuriraga no mu mahoro twabikemura no mu mahoro nawe rugema birashoboka pe ariko mana yanjye mu mahoro ndabizi naragukomerekeje ariko ihangane nyine reba uburyo twabikemura mu mahoro ntabwo cyari kunkomeretsa mvira mu mito ese wamviriye mu rugo ubundi ariko se wambabariye ntukajya uneza ntutangiye kuneza n'aba bakobwa ba Fabiola ndabizi nawe ntabwo wiyoroshye ariko jya wihangana nibura umurusha kabukuru umurusha ya bukuru mureke amagambo ye ubona wahangana nawe ku myaka yawe n'ibiki byose wenda ukajya umbwira n'ibibazo wahuye nana ariko tukareba uburyo njye nawe ariko tubivugana ese mu buhe buryo umugabo wanjye se uri umugabo wanjye yita twicara tuvuga tujye inama njye nawe ese rugema dushyire mu gaciro rwose tujye tuvugisha ukuri uretse ko wirengagiza ibintu uba wigize nk'ikigo wigira ngo uri umwana muto ibintu byose uko urabizi uraneshereza icyuma ubundi urarinda untega iminsi ngo urantega nzabanze njye mu rukiko ngo nicare numvikane nawe icyo numvikane nawe ni mbwiza uko nyine umbwira uti ndashaka ko twumvikane se wafatanyije n'umugabo wanjye byibura basi kugura ubutaka ese twubatse mu isambu yawe rugema mbwiza ukuri njye nawe ni iki ndi gupanga nawe ndumvikana iki nawe ubundi nyine urabona reka buri ibintu by'imanza urabizi nawe uri mukuru ni ibintu bigorana ariko hari uburyo dushobora gukemura ibibazo kandi mu buryo bwiza amahoro agakomeza akaba hagati yanjye nawe nta tutagenda mu bintu by'imanza kwiteza abantu nibyo byiza uzi ukuntu turi gukemura ibintu se iyumvishe neza nyine ikuramo ubugoryi wishyizemo gukwana ari iwawe umpe inzu yanjye ku mahoro umpe ibyanjye byose ku mahoro rugiye nkubona utumutsemo n'ibyawe byose n'umuryango wawe numvire mu byanjye niyo mahoro azaboneka gusa nta kindi numvikanaho nawe simbese kuzigira numvikanaho nawe uretse ko n'ubundi cyakora bijyane mu rubanza nibura bakunjanira mu rukiko bakakunjanira mu buroko bakagukanyaga simbi rero kubaho kwawe ntabwo ari impanuka Imana izi impamvu yatumye ubaho nubwo uri guca mu bihe bitakoroheye ariko hari igihe kizagera birangire birakugoye ariko ntabwo ariko bizahora sibyo hayino ndabizi pe ariko kuva nabona ubwa mbere ndi kwiyumvamo igishyitsi nkumva nyine mfite ubwoba bwinshi mu mutima wanjye ntabwo nzi ikintu kibi kigiye kumbaho pe ndi kumva nyine nuba mfite ubwoba ntegeze ngira mu buzima bwanjye sinzi wenda nimba bari mu rugo hari ikibazo bafite ntabwo nzi ibintu biri kumbaho kuko n'ubwa mbere nakiyumva mfite ubwoba aramukunda cyane kugeza n'aho ashobora kugira iki kumena amaraso y'abantu barenze 5 kuko si twavuga ngo kumena amaraso kuko n'ubundi already yamaze kubikora kuko azi neza nuko ubwo twebwe tubizi neza yuko nta muntu yigeze yakwica ariko twese turabizi neza yuko we ubwe azi neza yuko yabashe kugira iki kuba yica cyangwa se yarangiza yavana mu buzima Emile gusa twabibonye neza yuko Emile agihumeka umwuka w'abazima bivuze neza yuko nubwo azi ngo yaramwisha ariko ntiyigeze apfa akabi ntaho kajya niko bajya bavuga umugani w'abanyarwanda ariko suko nyine ari uko ngo twavuga ngo wenda Emile nta kabi ahubwo wenda kuri we nyine atekereza neza yuko Emile ari akabi ku ruhande rwe kuko aramwitambika muri buri kimwe cyose in case Emile agihari cyangwa se Anita azi neza yuko Emile ahari yumva neza yuko Anita adashobora kuba yagira iki yamwemera ngo amukunde ariko twese turabizi neza yuko Anita yaratsengera avuga ati uko byagenda kose Emile yaba hari yaba adahari ngewe sinshobora kugira iki kubana n'uwo muginga wo ntashaka cyangwa se wo ntakunda cyangwa se
numva ntashobora no kuba nakwiyumvamo. Si ibyo gusa kandi yamaze no kubona yuko ashobora kuba yaba n'umugizi wa nabi. Ahangaha niyo mpamvu Anita uko byagenda kose ntashobora kugira iki kuba yakwemera Are. Ahangaha rero Are arimo arabwira yaraje kubaza amakuru nyine Fabiola ase Anita bimeze bite, uti Anita rwose byarangiye yamaze kugira iki kwikingirana mu cyumba ngo ntago ashaka ko hari umuntu n'umwe ushobora kuba yamuvugisha cyangwa se ngo abe yanamubona. Niyo mpamvu ngo yafunze icyumba akaba nta muntu n'umwe ushobora kuba yagira iki yakinjiramo. Ahangaha rero Fabiola arimo kumubwira ati nta kundi nyine ni ugutegereza, ariko Arewe yarimo kuvuga ati reka ibyo bintu ntumbimbwire, njyewe ibyo bintu ntabwo nshobora kugira iki kuba nabyumva, nakoze ibintu byinshi cyane bikomeye binagoye cyane, rero ako ngako kantu nk'ako ngako gatoya cyane siko gashobora kugira iki kuba kampagarika cyangwa se ngo kaninze ahangaha mu nzira. Mbese yabivugaga yanarakaye cyane rwose, afite igikango cya danje nk'uko mwese murimo murabibona ahangaha cyangwa se mwabibonye. Yego, ahangaha rero Fabiola nawe yo amaze kumva ikintu nyine cy'igikango bya danje cy'igitutu ebana agira ubwoba, mbese ku buryo uhita umubona neza yuko asheshe urumeza nyine amagambo yiwe agahita agira iki acika neza bura. Ahangaha rero twese nk'uko twabibonye kugeza n'ubu ngubu icyo ashaka nta kindi arashaka kugira iki kuba yamutwara. Rero nibyo Fabiola arimo kumubwira uti ese koko wowe udashize mu gaciro urabona koko uno mukobwa yahita akwivamo kanya kugeza na n'izi saha, kandi ubizi neza ibintu wabashije kumukorera mu maso ukaba warigize iki warakarabye amaraso y'umuntu koko pe kandi arimo kubyibonera, urumva yahita akwigarurira cyangwa se ahita agukunda, reka tumujyane gahoro. Ahangaha niho yari arimo kumubwira uti reka ibyo bintu simbyumva uko byagenda kose, njye icyo nshaka nuko nshaka kumubona nkamufata mu ntoki ubundi nkamugira iki nkamwijyanira, nimba ari n'igikomere afite cyangwa se nimba ari no kumurasa avuga njyewe namujyana, kuko twese turabizi neza yuko yagize iki yamuteye isasu yamufata, ariko ntabwo cyabashije kumwica. Ubwo ahangaha yagira ngo abashe kugira iki kugabanya nyine ubukana cyangwa se ngo abashe kumutera ubwoba nyine yumve yuko agomba kugira iki kureka Emile akabasha gukunda Are. Hanyuma rero icyo arimo kuvuga Are nta kindi arimo aravuga ati mumuzane njyewe mutware mu Bwongereza, ngende njye kugira iki njye kumwivuriza mu Bwongereza, ndabizi ko yahita akira ubundi nkabasha kugira iki byose kubyikurikiranira. Ahangaha Fabiola arimo kumubwira uti none se ko yabashije kubyanga, uti ko nta kindi kintu dushobora kuba twakora uragira ngo bigende bite? Ahangaha rero ahita amubwira uti rero Fabiola uti njyewe ibi ni ubwa mbere na nyuma, ni ingaruka hano umenye nyine icyo ushobora kuba nagira iki nakora. Iyi mikino ntago iraza kuba irimo, uraza kumbona nahindutse naje mu yindi sura. Ahangaha Fabiola yahise agira ubwoba ati rwose mbabarire rwose iyo uzanyemo ibintu byo kurakara cyane, kandi njyewe nigira ubwoba nitinyira gupfa, uti umbabarire rwose pe, uti iki ushobora kuba wakora cyose ndabizi neza yuko ari ikintu gitoroshye kandi gikomeye, ahubwo njyewe umbabarire rwose nitinyira gupfa. Arimo ko aramubwira uti sigahe byo gufasha ibyo ngibyo, nta muntu n'umwe udatinya gupfa. Kugeza na n'ubu saha nanjye icyo nshaka ni uko mumpereza uno mukobwa nkamujyana, kuko ndamutse ninze ahangaha ibintu byanjye byaba arimo kugira iki gupfa cyane, ku buryo isosi ishobora kuba yagira iki yagwamo inshishi. Kubera iki? Kubera ko nawe arabizi neza yuko yakoze amahano, kandi ibyo ari byose karatinda burya ngo ni gahera. Niyo mpamvu ashaka kugira ngo akirininge ibintu vuba cyane yigendere, bitazakumugaruka akirimo gutinda hano mu nzira. Arimo aravuga ati njyewe sinshaka gutinda hano, kuko ndamutse ninze hano bishobora kugira iki kuba byambera bibi. Ahangaha ku rundi ruhande mwabonye neza yuko noneho aho bukereye wa musore musaza wa Iribagiza noneho yabashije kugira iki yabashije kuza kugaruka aza mu rugo. Noneho ubu niwe ugiye kugira iki kuba yakwikurikiranira noneho ibibazo byose birimo kugenda bibanga. Rero Iribagiza arimo kumubwira utese koko musaza wanjye tuwafashije nkabasha kugira iki ukabasha kujya kumvisha mama, wenda wowe ko ashobora kuba yakumva, njyewe ko bimubwira akagira ngo ni bimwe by'abakobwa nyine, wenda akabasha kuba atamaga agaciro. Wowe wagiye ukabimubwira ukamubwira ko agomba kuva ari ahantu, ko bari abantu ari abagizi ba nabi cyane, kari abagome cyane bashobora kuba bamugirira nabi. Uti Mukanambara uri hariya, Fabiola uri hariya na Rugema bose rwose ni amashitani ashobora kuba yamugirira nabi. Umusore nawe aravuga ati okay nibyo birumvikana cyane rwose, uti bitewe n'urwango wanamufitiye, uti bashobora no kuba wenda bananyereza n'imbago yiwe akaba yakwitura hasi, hanyuma bakabesha ngo niwe wanyereye cyangwa se watikiye
akaba yakitura hasi kandi mu by'ukuri aribo barimo kugira iki kumukorera bibi. Ariko twese turabizi neza yuko nanone mama wa Iribagiza we rwose uko byagenda kose ntabwo ashobora gutuza cyangwa se ngo ashobore kuba yagira iki yava mu maso y'abariya bagizi ba nabi. We ngo arashaka kuguma muri iriya nzu cyane ko anavuga yuko ari iye kandi ngo ntashobora kuva mu nzu ye uko byagenda kose, ahubwo ba Rugema nibo bagomba kugira iki kuvamo bakagenda. Kugeza n'ubu izi saha rero sinzi biraza kugenda bite. Ese koko mama Iribagiza araza kumva uno musore wenda abashe kuba yava muri iriya nzu koko, hanyuma ibindi babikurikirana ariko atarimo wenda ngo babe bamugirira nabi, cyangwa biraza kugenda bite? Gusa mwese mwabonye neza yuko yatsimbara yavuga ati ko sinshobora kugira iki kuba nava mu nzu yanjye uko byagenda kose, ahubwo nta n'ibiganiro noneho byangewe nkeneye kuko twese twabibonye ko muri ruriya rugo Rugema yari arimo kugira iki kubasha kumuturisha mwinginga ngo baganire wenda barebe ko bajya mu biganiro bya diplomasi ubundi hanyuma wenda bakumvikana ariko bitarinze byagira iki byagera mu rubanza. Gusa nanone uko bakumvikana ko byagenda uko ariko kose nanone Rugema ntabwo ashobora kugira iki kuba yaheba cyangwa se yahara iriya nzu, kandi nanone mama Iribagiza nta kindi ashaka usibye kuba yagira iki yagarukana inzu ye hanyuma n'imitungo ye yose bakagira iki bakayimusubiza. So ahangaha rero tutegereje kumenya noneho se koko urubanza bahora bavuga ruzagera ryari ngo tumenye noneho nibe uri mukuri ninde utsinze, ninde utsindiye ibye cyangwa se ninde urimo gufungwa. Yego kandi nanone mwabonye neza yuko ku rundi ruhande Cyusa rwose yabereye imbwa, yabereye umusore w'ikigoryi rwose, yabereye ikigware Iribagiza kuko aho Iribagiza yamaziye cyangwa se yaje kuba yahuma akagira ikibazo cyo guhuma rwose pe, Cyusa yahise atangira kumubangamira akabasha kumuca inyuma rwose akamubabaza cyane biteye ubwoba, kugeza naho umukobwa ngaza kubasura, hanyuma amaze kubasura rwose umukobwa akanarara hanyuma yajya no gutaha rwose Cyusa akabasha kugira icyo kumuherekeza kandi mu by'ukuri Iribagiza atabizi. Ni ukuvuga ngo icyo Cyusa aba akora we arimo kugira iki gukora buri kimwe cyose kubera ko azi neza yuko Iribagiza atareba ngo abe yagira icyo abona wenda abugire n'icyo akora. Arabizi neza yuko nta kindi kintu ashobora gukora cyangwa se ashobora kumenya igihe cyose atareba. Ubwo rero dutegereje kumenya se koko noneho bizagenda bite, Iribagiza azareba se Cyusa noneho azagera agarukire Iribagiza wenda mufate nk'umugore cyangwa se nka sheri we wenda bateganya kuba bagira ikivana bizagenda bite? Ese ubukwe bavugaga kuko bizarangira kuko babanye cyangwa bimeze bite? Twese turabizi. Ese koko mama Cyusa noneho namenya iyi nkuru bizagenda bite? Guys rero reka nongere mbibutse mukore subscribe, like, comment, share na like. Si ibyo gusa kandi tubwire noneho ese koko murimo murayibona mute iyi episode? Ese icyo mutegereje ni iki? Ni uwuhe mukinnyi mukunda kurusha abandi? Ni uwuhe wakitinze neza noneho muri iyi filime? Ni iyihe scene noneho ushobora kujyaho ukaba utabasha kugira iki kuvaho, cyangwa se noneho ni iyihe ubona yakubangamiye cyane ugeraho ugaslidinga? Kuko ngewe rwose nanjye hari nka ama episode rwose ngeraho nkumva ane yarereje rwose mwihutisha cyane kugira ngo ngerere ku ma episode nshaka. So guys rero reka mbifuriza cyane hirwe, tuzasubire ku zindi episode. Ciao ciao.